urimo kuvuga ubuhemu bwawe noneho ubwo nibwo bugiye kumenyekana umwana w'abakobwa so banyarwandakazi namwe abashinzwe kurinda ibyaha bitaraba abaribu ndabizi niba murimo naha turasaka kugira uyu mukobwa ntekereza ko adashobora no guhinguka ntabwo ashobora no gutaha kuko wibuke uyu nguyu azi intambwe ze ashobora no kohereza bakamuhushura da uyu mwana bakamukubita ikintu mu mutwe turasaba protection y'uyu mukobwa turasaba ko uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri nyuma y'ibi bintu mureke habeho petition yo kurengera uyu mwana w'umukobwa tunasabe ngo ibi bikangisho bakumire bitarajya hanze gufata uyu mwana bagafata ibi bintu umuntu barakundanye yari boyfriend we nyuma yo kwanga kw'amafaranga yasubizwa dore ibikangisho bamushyizeho turasaba inzego kudufasha uyu mwana w'umukobwa ntiyandagazwe kuko impamvu turi kuvuga bino bintu ntabwo ari uwa mbere agiye kubikorera yafashe Miss Amanda afata ubwambure bwashugunya hanze mbere yuko abikora yabanje kubimubwira muri audio the same audio ndabakinira audio ya Amanda ibyo ari kubwira uyu mukobwa yabibwiye Amanda arangije kubimubwira aranabikora turasaba ko ibyabaye kuri Amanda bitaba kuri Dabiju mudufashe